ibyo bamwe bavuga ko ari ubupfu, njye niho naboneye ubuzima. Ibyo bamwe bavuga ko ari ijwi ridasobanutse, niho numviye izina ryanjye. Ibyo bamwe bavuga ko ari ubupfu, njye niho naboneye ubuzima. Ibyo bamwe bavuga ko ari ijwi ridasobanutse, niho numviye izina ryanjye. Shalom shalom bakundwa, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo ibahereza umugisha. Mahoro y'Imana baganze, nitwa Pastor Nshuti Apollinaire. Ndagira mvuge ku gikundiro gatoya nuko umuntu ashobora kuza mu buzima bwawe akaguhindurira ubuzima. Imana yacishimwe cyane. Satani akunda kutwangisha abantu, Satani akakwangisha abantu kuko abizi neza ko Imana nijya kuguha umugisha izawunyuza mu bantu. Imana yacishimwe cyane. Ntuzemere gutakaza umuntu nta mpamvu, yewe niyo impamvu yaboneka, ntuzemere gutakaza umuntu. Ndimo ndavugana nawe urimo kunkurikirana. Bijya bishika yuko umuntu atakubera mwiza, bijya bishika yuko ukunda umuntu we ntagukunde. Umva nkubwire, wowe ujye umwihanganira, kuko ejo mu gitondo Imana yamuhindura, Imana ikamukoresha akaribubera igisubizo ubuzima bwawe. Imana yacishimwe cyane. Igitondo kimwe Rusi yavuzwe neza kwa Bowazi. Mu gitondo kindi Bowazi akunda Rusi, Rusi amubera umugore. Kanongere subiremo, Bowazi yashatse Rusi kuko bavuze neza Rusi kuri Bowazi. Imana iguhereza umuntu ukuvuga neza, Imana iguhereza umuntu ukuvuga neza mu muryango wawe, Imana iguhereza umuntu ukuvuga neza mu kazi kawe. Udahari, Imana yohereza umuntu ukuvuga neza mu rugo rwawe, Imana ikuzanira umuntu ukuvuga neza. Imana yacishimwe cyane. Nk'uko Satani ashobora kuzana umuntu mu rugo rwawe akarusenya, niko Imana ishobora kohereza umuntu agakomeza urugo rwawe rwari rugiye gusenyuka. Imana ikoherereza umuntu mu muryango wawe akuvuge neza. Imana ikoherereza umuntu mu muryango washatsemo, kwa sobukwe, kwa nyokubukwe, akuvuge neza, kuko Imana iteka ryose yigiye gukora ikoresha umuntu. Gitondo kimwe Bowazi yakira inkuru z'abantu atazi bavuga neza Rusi, bituma Bowazi akunda Rusi, aramushaka. Uwo muntu udasanzwe rero Imana imwoherereze mu rugo rwawe. Muri business yawe udahari, Imana ikoherereze y'umuntu. Mu kazi kawe, Imana yoherereze y'umuntu. Icyo gihugu wifuza kujya murimo gusaba visa ngo ukijyemo, Imana ikoherereza umuntu muri iyo embassy mu izina rya Yesu Kristo akuvuge neza, nibarangiza baguhereze visa. Birashoboka yuko waprayinze ahantu urimo gusaba akazi, Imana yoherereza umuntu aho ngaho waprayinze akuvuge neza, baguhereza akazi. Ndumva imbaraga z'Imana. Imana ikoherereza umuntu ahantu wifuza gutura, Imana ikoherereze umuntu akuvuge neza. Imana yacishimwe cyane bakundwa. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira rero, ndabizi neza kuri buhindura ubuzima bwawe. Yesaya 14:24 haravuga ngo nta kintu na kimwe nagambiriye ku buzima bwawe kitazasohora. Kanongere subiremo kandi, Yesaya 14:24 ngo ikintu cyose navuze ku buzima bwawe, ikintu cyose nagambiriye ku buzima bwawe, icyo kintu cyose navuze ntago nzigera ndeka kutagisohoza. Imana yacishimwe cyane. Imana igisohoze. Sinzi icyo Imana yavuganye nawe, ariko ndatura mpagaze muri presence y'Imana ngo Imana igisohoze. Imana yacishimwe cyane. Imana isohoza imigambi yayo ku buzima bwawe. Iyo migambi y'Imana isohore, nurangiza uyishimire. Wowe Imana yagambiriye gukorera ubukwe, Imana ibusohoze mu izina rya Yesu. Wowe Imana yagambiriye kubakira, Imana ikubakire,
kandi wishimire inzu yawe ukiri mutoya, wishimire abana bawe ukiri mutoya, wishimire akazi kawe ukiri mutoya, wishimire kubaho. Imana yacu ishimwe cyane, kuko ari Imana itajya yisubiraho, kuko ari Imana igisohoza icyo yavuze. Yesaya 14:24, ngo ikintu cyose nagambiriye ku buzima bwawe, ikintu cyose navuze ku buzima bwawe, nzagisohoza hatavuyeho na kimwe. Hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, nje kukubwira ngo komera, wizere. Imana wizeye ntabwo izigera igutererana. Imana yacu ishimwe cyane. Imana itaratereranye Daniyeli ntabwo izagutererana. Imana itarigeze itererana Sara ku myaka 100, ntabwo ari wowe Imana igiye kwigiraho gutererana bayo, ntabwo izagutererana. Imana itarigeze intererana, humura ntabwo izagutererana. Amahoro y'Imana kuganze, ubuntu bw'Imana bukuganze. Ese ibyo natuye ku buzima bwawe urabyizeye? Mu gitondo abo twaganiriye nababwiye ngo iteka ryose nubona umuntu afunguye Bibiliya, numva umuntu ari kuvuga izina ry'Imana, ujye wumva kwakira, ujye wumva kubohoka, ujye wumva kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi, ujye wumva gukira indwara, ujye wumva kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Kuko iteka ryose iyo ijambo ry'Imana risomwe ntabwo rimanukira ubusa. Birashoboka yuko urimo kubyumva ukumva ari ibintu bisanzwe, ariko hari undi urimo kubyumva akumva koko ari ibintu bidasanzwe, kuko ijambo ry'Imana ntabwo risanzwe. Ijambo ry'Imana ritandukanye n'amagambo abantu bakubwiye. Ijambo ry'Imana ritandukanye n'amagambo so wanyu yakuvuzeho. Ijambo ry'Imana ritandukanye n'amagambo mama wawe yakuvuzeho. Ijambo ry'Imana ritandukanye n'amagambo abantu bose bakuvuzeho, kuko ayo ngayo ni amagambo, ariko ijambo ry'Imana ni ijambo. Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota. Imana yacu ishimwe cyane, ngo yamugabiri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyi nkota ikureho ubwo burwayi, iyi nkota ikureho icyo gisuzuguriro, iyi nkota ikureho ubwo bushomeri, iyi nkota ikureho ubusiribateri. Niba ubyizeye wandike muri comment uvuge ngo Mana, inkota yawe izi nkureho iki cyangiro. Uvuge ngo iyi nkota yawe izi nkureho uburwayi. Uvuge ngo iyi nkota yawe Mana izi nkureho ubu busiribateri, icyo ngicyo cyakwizirikiyeho. Uvuge ngo Mana, iyi nkota yawe izibishireho iherezo. Niba wanditse iyo comment, Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha kandi isohoze kwizera kwawe ugize, bigatuma wandika iyo comment. Iteka ryose mbabwira ngo mwandike izi comment. Bibiliya iravuga ngo abubaha Uwiteka nibo bana b'Imana. Abubaha Uwiteka. Imana yacu ishimwe cyane. Nta gihe uzigera ubona Imana ivuye mu ijuru imanutse ngo ivugane nawe. Nta gihe uzabona Imana ivuye mu ijuru ngo ngiriye Imana. Imana uzayibonera mu bagaragu bayo, Imana uzayibonera mu bakozi bayo, Imana uzayibonera mu bavuga butumwa, Imana uzayibonera mu bapasiteri. Imana yacu ishimwe cyane. Niba utegereje ngo uzabona Imana ije ngo ari ingabo cyangwa ingore, ntayo uzabona. Imana izabonekera mu ijambo ryayo. Ugira umugisha w'Imana, amahoro y'Imana kuganze, munezero wakira imbaraga z'Imana mu kazi kawe. Uwiteka kwiyereke mu kazi kawe. Ndavuga nawe munezero, mu kazi kawe ukuboko kw'Imana kugaragare. Imana igiye kugutunguza ikintu kidasanzwe. Imana igiye kugutunguza amakuru adasanzwe. Ibyo wabonaga ko bidashoboka bigiye kumanuka nonaha. Ukinyumva izina ryawe ryatuye ngo munezero, hari ikintu kigiye kuba ku buzima bwawe. Imbaraga z'Imana ziremerera imbaraga z'umwijima zose, zigusubiza inyuma. Hari umucyo w'Imana umanutse ku buzima bwawe. Numvishije izina ngo munezero, numvishije izina munezero. Iryo zina rero kuri uyu mwanya nk'uko witwa munezero, umunezero ugiye kukwisukaho nonaha. Imana yavuganye nanjye nkubwire ngo mu rubyaro rwawe uzaruboneramo umugisha. Imana izaguhereza umugisha mu rubyaro rwawe. Imana yaguhaye umugisha, ngo ariko umugisha wuzuye uzawubonera mu rubyaro. Mugire umugisha w'Imana, amahoro y'Imana abaganze. Uwiteka abagirire neza, Uwiteka kwishimire, Uwiteka kugarukeho, ubuntu bw'Imana bukubeho, amahoro y'Imana kuganze. Shalom shalom. Ari abantu basabye nimero yanjye ni 0788 29 29 87. Uwiteka bishimire, amahoro y'Imana abagwire iteka ryose. Amen.